umwanzi n'umwe ntabwo aniseti yanesheje ibyagutsinze oya ibyo wumva uzi ko nanesheje ni Kristo nize yaraneshereza aniseti muri kwita umushumba banza umekinge shuwa ko Kristo wemera nta rubanza ngirana nawe yego nibwo nzaba ndi umushumba uri perfect kuri wowe niba utabizi nk'umuntu wowe menya ko nta kibazo ugirana na Kristo yego wizerere muri aniseti nagwa gukomera kwawe ukomora muri Kristo Yesu ugukoresha ubyutsa aniseti umuntu uzi neza ko yari afite umuhamagaro akaba atazi gusoma no kwandika unyure ku ruhande unyicira akayesinye njyewe nzakwigisha gusoma no kwandika ku busa nguhugure teoloji ku busa nguhe buruse wige uvaneyo lisansi ariko ugumane ubwa poso bwawe ugume uri apote uruganda rw'imisaraba nta muntu n'umwe ukwanga urukoramo ngo azagukorera uruta imbaraga ufite buri muntu yisangaho umusaraba uhuye n'imibereho ye ntihazagira umuntu kwirariraho uburyo uzakugerageza afite ibindi bimugerageza ukwanga afite ibindi bimwanga njyewe ntinda ku muntu umbwira ngo ni umuyobozi wanjye mu nzira ijya mu ijuru kandi ari kunyobora anjyanye ahantu ataragera na rimwe nshuti z'umusaraba ko ahantu uri kunjyana utarajyayo waretse tugafatana amaboko tugakomereza rimwe ntuzi intambwe zisigaye ngo zingana iki yego imbuto z'agakiza zizaruta ishyaka ryo muri mwe kuko iyo ishyaka rirusa imbuto wica n'umuntu Imana yari iri gukoresha ugira ngo urwanire iyi Mana yego ariko iyo imbuto ziruta ishyaka ijwi ry'umukanguzi amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba tubifurije ikaze nanone ku ijwi ry'umukanguzi njye meze neza ariko kandi nawe ushobora kuba utameze neza uyu munsi mu isi niko bimeze bwacya mu gitondo Imana yahinduye amateka ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe imbere turi kumwe na mwene data Aniseti kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera Aniseti ubahaye ikaze urakoze cyane amen reka mbere yuko tuganira n'ubundi dufata akanya dusenge turi kumwe na bene data reka tubasabe bategura imitima ariko kandi tuboneho kubakira hari ushobora kuba aje ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere tumuhaye ikaze nawe umazeho iminsi ukaba waranyuzwe reka tugusabe ukore subscribe kandi niba waranyuzwe rwose reka tugusabe ibyagufashije ubisangize abandi ni igihe cyo kubohoka reka dusabe Kristo abane natwe tubahaye ikaze nimudushyire imbere y'Imana Mana data twese uri mu ijuru Imana y'agakiza kacu Imana umurengezi wacu turagushimiye iyo tuvuze ngo uri umurengezi wacu turabizi neza ko ari wowe ugena igihe cy'amanywa ku mwijima ni wowe unyuranye ibihe ahari umwijima hakaza umucyo ni wowe uturwanirira ukadukirisha ukuboko kwawe gukomeye gukiranuka kwawe biradutwikira bikadusakarira bikadukiza umwanzi n'amakuba izina ryawe nirishimwe iyo tugiye kuvuga ibigwi byawe kuri twebwe ntidufite aho twahera n'aho twakusiriza nta ntangiriro n'iherezo kuko uri byose urihariye uri Imana idukiza muri byose izina ryawe nirishimwe dukiza indwara muririmbyi yaravuze ngo niyo inkiza indwara zose zamugaje iyo tubivuze gutyo tuba tubohoye n'umuntu urwaye atyo tuba twatuye gukira ku muntu urembye tuba twatuye ubugingo bushya ku muntu wari upfuye mu bugingo tuba turamiye abantu badandabirana abantu bagenda bahutazwa n'umuyaga abantu iminsi n'ibihe bigeraho byarangiza bikabagora bikabasharirira tuba tubaturiye kuba amahoro kubw'umwami wacu Yesu Kristo uyu ni umwanya tugiye kuganira ijambo ryawe ariko uyu ni umubiri urivuga nubwo ufite guhamya k'ubugingo muri twe ukagira imibereho y'umwuka muri twe ariko ijambo ryawe ryaratubwiye ngo ubwo butunzi tubutwaye mu nzabya zibumba rero ndakwinginze kugira ngo ubwenge bw'umuntu wese wumvira ijambo ryawe ntabitekereze mu buryo bw'umubiri ariko kandi bigira imbaraga mu buryo bwose umwuka n'ubugingo n'umubiri birindwe kugira ngo ubwo uzaza Kristo uje kwimana ingoma n'abera tuzitabe twese duhananwe n'abizera bose amakamba akwiriye biringiye ni mu izina rya Kristo dusenze twizeye amen amen Yesu aguhereze umugisha amen mumeze mute turashima Imana
nta kidasanzwe. Pawulo yaravuze ngo nta kitugeraho kitari rusange mu bantu. Ikidutera gushima mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'ibigeragezo n'ibizazane n'impinduka z'ibihe, yego, ni uko tubibanamo na Kristo. Imana ishimwe. Njye nari maze iminsi ntaboneka ku ijwi ry'umukanguzi, ariko ntabwo ari ukugwa. Hari abashobora kuba banyumvisha ari ubwa mbere. Niyo mpamvu wabibwiye amazina. Yego. Ni Marcel. Amen. Hari n'abajya bakumbura kukureba bazongera bakubone. Imana ishimwe. Amen. Muri ibi bihe turimo uyu munsi, navuga ngo insengero zimeze nk'aho zitari gukora zimwe na zimwe. Muri ibi bihe tubyitwaramo dute? Uyu munsi abantu twagiye tubana ku ijwi ry'umukanguzi, mu by'ukuri barangije ibiganiro twagiye dukora. Ko hari abantu batwumva ntibasoze ikiganiro, uretse ko ni ibintu byinshi. No mu rusengero hari uwumva uri kubwiriza agasohoka akiyicarira hanze akajya kota izuba. Kuri YouTube ntabwo ari byo byaba bitangaje, ariko umuntu twagiye tubana mu bihe by'amasengesho atandukanye twagiye dusenga, ntabwo nahamya neza ko ashobora kuba ari mu bantu bari kubaza ngo abigenza ate, kuko Imana igenda ihabayo uko babigenza. Ariko twongere tugaruke dufashe n'aba tutabanye nabo. Ubusanzwe twarabiganiriye, hari insengero ni nyinshi. Ntabwo mvuga mu buryo bw'amadini bw'amacacizi, oya. Iyo mvuga insengero ndabivuga mu buryo bw'ahasengerwa. Hari aho abantu bahurira, inzu nk'ihuriro, hakaba n'inzu nk'umubiri. Umubiri wacu ni inzu y'umwuka w'Imana uri muri twe. Ubundi twigeze twabivugaho, turavuga ngo insengero turi kuzuza, yaba n'imibiri yacu yari insengero nzima, Imana yakabonye ubuturo bushyitse. Ni ukuvuga ngo rero bashobora gufunga ruriya kuko rutujuje ibisabwa, ariko turebe no mu buryo bw'umwuka. Eske ruriya rwafunzwe n'amaboko y'abantu kuko rutujuje ibisabwa, urw'umubiri rwo buriya rwujuje ibisabwa? None nitumara kureba ko urw'umubiri rwuzuye ari urusengero ruzima, dusabane n'Imana. Ubundi Imana ntabwo iba kure. Tujye tuvugisha ukuri, nta Mana iba mu rusengero, nta Mana iba mu musozi, nta Mana iba mu butayu. Ahariya hose ni ahantu tujya tugiye gusabana nayo, ni ahantu tujya tugiye kuganira n'Imana. Ni ukuvuga ngo rero wowe wajyaga kuyishakira hariya, niba muri wowe ntayirimo byaba ari ibyago. Ariko niba wagendaga ugiye kuganira n'Imana hariya, naho uriganira nayo, kuko Imana igendera muri twe. Turi ububiko bw'Imana, turi ubuturo bwayo. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, nzaba muri mwe, ngendere muri mwe. Niba rero Imana koko igendera muri twebwe, reka ijye yagaragara. Imana ishimwe. Nakunze kubabwira umugabo umwe bigeze babaza, yari ari gupfa. Ni umugabo wari umuhanga, wari umushimiste. Baramubaza ngo ni iki wakoze kirakurushya ukigezeho ushima Imana? Aravuga, ukigezeho kirakunezeza? Aravuga ngo ikintu nakoze kirandushya nkigezeho ndishima, ni ukwimura Imana muri Bibiliya, nyishyira mu mutima wanjye. Mu yandi magambo, ni ukubaho mu buzima budafite Imana mu byanditswe, buyifite mu mpinduka z'imibereho. Rero dukwiriye gutunga Imana, kuko izi ni insengero. Abantu tubana ku ijwi ry'umukanguzi bitwara bibabwiye, izi ni insengero. Na Bibiliya zizatwibwa, nazo zizanyagwa. Ku buryo no kumva abantu bavuga mu izina rya Mwami Yesu ari ibigoranye. Ntabwo mvuze ko ari bizasohora kuri twebwe mu gihugu cyacu, uretse ko isi ni imwe, ariko niba rimwe, umuntu wese uzi umubare, iyo bavuze ngo rimwe yitegura kabiri. Rero aya ni amarenga isi biri kugenda ica. Abakristo benshi mukwiriye kumenya gutunga Imana by'umwihariko, ivuye mu nyandiko, Imana itari inyandiko. Kuko uyu munsi Marcel twagiye tubiganira bigateza impagarara mu mitima y'abantu badashaka kumva. Dufite abantu badashaka kumva, dukora ku mateka kugira ngo tubumvishe Imana, ejo aho kugira ngo batubwire ngo nimutubwire Imana bakatubaza amateka. Urumva iby'imitima y'abantu irangariyemo. Dukora ku bintu runaka kugira ngo tubumvishe umugambi w'Imana, ugasanga bo bariyumvira ibigize. Ni ya Miss Paulo yavuze
abantu bumva ibihwanye n'irari ryabo. yego. Waruvuze rero ngo turabyitwaramo dute? First of all, banza umenye ngo Imana yo muri wowe ituye he. yego. Kugira ngo ubundi Imana ikorane nawe cyangwa kugira ngo Imana igukorere igomba kuba iri muri inde. Pawulo yandikiye Abefeso 3:20 arababwira ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira, ibyo dusaba, ibyo dutekereza, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Imana itari muri wowe niyo wayumva muri aniseti ntacyo bikumariye, keretse kubwirwa ijambo ry'Imana bikaguhesha kwizera, kuko iyo wizeye uba ubaye ubuturo bw'Imana. Iyo ubaye ubuturo bw'Imana rero ikugenderamo, igutegekeramo. Bene uyu muntu akeneye ubujyanama muri Kristo Yesu, nibyo, ariko niyo atabona undi mujyanama, umwuka wera aramwigisha, kuko umuntu ufite Imana muri we agira n'ubujyanama bw'umwuka. Imana ibaho umugisha. Amen. Uyu munsi ngereka mvuge urusengero nk'ihuriro ry'abakristo bahuriramo tugiye kuramya Imana. Uyu munsi urahura n'umukristo akavuga ko yabujijwe uburenganzira cyangwa umudendezo mu itorero rye, kugera n'ubwo atabona uburyo bwo kujyaho ngo asabane n'Imana. Ubu umuntu yabihuza bitewe na rya torero ryo hambere habayeho gutoteza intumwa, bamwe barabica, batwika n'isengero. Uyu munsi twabihuza gute? Abakristo bo hambere n'abuyu munsi, abo bantu twabahuza gute? Ntabwo uyu munsi ntaho bihuriye. Twarabivuze mu kiganiro cya mbere, hari ikiganiro twabikozeho na mwene data Spiriye. Ubusanzwe ntabwo bigeze batubuza gusenga. Yego. Reka mbisubiremo, igihugu gifite amategeko kigenderaho. Ntabwo ayo mategeko ntabwo atuyobora mu byo twemera. Ntabwo atwoburija kwemera cyangwa mu buyobokamana ngo dusenge iyi Imana. Umuntu wese ahabwa umudendezo w'Imana yizera. Niyo mpamvu dufite amatorero atemera, amadini atemera Yesu umwami n'umukiza, tukagira amatorero atemera intumwa runaka, tukagira n'icyo nakita ibicumbi by'abapfumu. Buri muntu wese ayobotse kandi yemera ku rwego rw'ibyo ashaka. Niko igihugu cyacu kimeze. Noneho ariko dufite amategeko agenga imiryango, ihuriro rya ba bantu bizera bahisemo kubarizwa muri kominote runaka cyangwa muri asosiyasiyo, aricyo twakita eglise cyangwa idini. Iyo uhisemo kuba mu idini, ari njye nawe tubaye babiri. Abo babiri rero baturutse kwandi, baturutse mu gihugu. Icyo gihugu kibafiteho uburenganzira. Niyo mpamvu hakerewe amategeko agenga iyi miryango. Uyu muryango rero kugira ngo ubeho mu buryo butabangamiye indi miryango, igihugu kiwuha amategeko ngenderwaho. Ayo mategeko ngenderwaho iyo yangijwe nibwo ujya kubona ukabona idini rirafunzwe. Ariko ntabwo baba bafunze gusenga, kuko baratwemerera kujya mu yandi madini afunguye. Ni amahitamo yacu. Aho hambere abigishwa bapfa ntabwo baziraga insengero, baziraga kwizera. None uyu munsi twebwe ntawe uduhora kwizera, ntawe uri kuduhora guhamya, ntawe uri kuduhora Kristo, nta no gutotezwa kurimo. Abakristo babyumve, hari insengero zigiye gusenwa nyinshi, ariko kandi ntizujuje ibisabwa. Nibyo sibyo kubigenderwaho hakurikijwe iterambere runaka ry'igihugu. Kandi ikintu gitangaje, ibi bintu byose twagiye tubibwirwa n'Imana. Ariko tureta tureba icyuho kiboneka mu banyamadini, muri bene izo nsengero. Ese koko nk'uru rusengero rusenwe ntabwo rwari kubakwa rugakosorwa? Ubu burangare twagize icyo gihe, uyu munsi hari icyo dukwiriye kwigiraho. Ngaruka ku cyo wari ubajije rero, ntabwo mbifata nk'akarengane. Ntabwo mbifata nk'akarengane, gusa ndabibonamo icyuho. Ko hari abakristo bafite imitekerereze nk'iyo, bari buze kureba gutyo. Kuko uribuka igihe Yesu abwira abigishwa ngo mugende mujye mu murwa, hari abantu benshi bibumbiye hamwe
biba ngombwa ko akarengane kaza baratatana, batatanya ubutumwa bwiza buraza. yego. Umuririmbyi yaravuze ngo bakanguze vuba bya bimenyetso. Ibi nabyo ni ibimenyetso bikwiriye gukangura abantu. Hari n'umuntu wari uri mu idini rimeze nk'aho navuga ngo ni mu icukiro. yego. Mu icukiro ririmo ibintu bidasobanutse, ubu Imana ishobora kubihaye umurongo wo kuba mu idini rizima. Icya kabiri, mwibuke ko abantu benshi mu bakristo bamenye kubana n'Imana by'umwihariko muri covid. Muri covid nibwo abantu bize kubana n'Imana by'umwihariko. Kubera iki? Ntabwo akiri kumwe n'Imana ya pasiteri, ntakiri kumwe n'iya apotre na aposo, ni Imana ye personnel. Niba ari Imana yacu rero, reka twige kubana nayo tutari muri ariya mazu n'igihe yamaze adahari. Reka mbabwire, mu bushake bw'Imana, mu bushake bw'Imana, mu bushake bw'Imana itorero ry'Imana ntiryakomwa mu nkokora. Kuko Bibiliya yaravuze ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntacyo yaritwara. Icya kabiri, Imana igambiriye ko izi nsengero zibaho, insengero zamera nk'ibihumyo. Mwabibona uko muzi igihumyo n'imegeri bucya ugasanga byameze, insengero zamera. Ukuboko k'Uwiteka kurashoboye. Imana yakoresha, isi ifite ubutunzi bwinshi Marcel. Imana ifite ubutunzi yahamagara bukaguruka bukajya mu biganza by'abantu bakwiriye gukora umurimo w'Imana. Nimuhumure, itorero nta gikuba, nta ntambara yo kwizera, nta ntambara y'agakiza, nta ubabujije ijambo ry'Imana, nta ubabujije Bibiliya, nta ubabujije gusenga, ahubwo mwebwe nimwiga ubundi buryo bwo gusenga. Icya kabiri, dukire ikidini. Niba urusengero rwawe rufunze hakaba hari abandi bavuga Kristo batarwanya Imana yawe, genda ujye guterana. Genda ujye guterana, bakristo mureke ikidini. Ibi bintu by'amacakubiri abantu baza bazana ngo sinasengera hariya. Niba duhuriye kuri Yesu, igaburo ryera rikaba ririmo, mubatiza ari umwe, bemera umwuka wera, genda ujye guterana. Imana ishimwe. Amen. Imana iguhereza umugisha. Dukomoje ku itorero ryo hambere, uburyo bagiye bahura n'ibibazo baratatana kandi nyamara bari hamwe, ariko abo batatanye bagenda hari icyo bafite muri bo. Ni nako natwe twagiye tumva ubutumwa bwiza, twagiye tubona bagiye babwiriza muri Afurika ndetse n'ahandi, natwe ubutumwa bukwira isi yose natwe butugeraho. Uyu munsi ndimo ndibaza, aba bantu bafite insengero zifunze zitari gukora uyu munsi, zidafite ibyangombwa cyangwa zitujuje ibisabwa, nk'umukristo utari kumwe n'umushumba wari umuyoboye uyu munsi, ni icyo asohokanye ajyanye iki muri rubanda? Icyo kibazo mbajije reka tukiganire twitonze twese. Ubundi umushumba ninde? N'unyoboye. Nibyo, umushumba umwe ni Kristo. Oya, tuganire. Umushumba ni uko uyoboye. Hehe? Mu itorero. Uwo mfatiraho icyitegerezo ni n'unyoboye, uwambwirije ubutumwa bwiza akambatiza akampigaburo, niwe mushumba wawe. Niwe mushumba wawe. None se ujya kwiga umubatizo, wari umuyobotse? Oya, nari nizeye. Wari wizeye? Wizera Kristo. Noneho reka twanzure muri iki kinyarwanda, wamwizereyemo. Imana yemera, waravuze ngo ndayemeye, kuko bihuza n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. None se mwemera ko uyu mushumba nawe ari intama mu rwuri rwa Kristo? None se nuvuga ngo namubuze, we yashumbwaga nande? Ubwo mu gihe yagushumbaga, we ninde wari umushumbi? Ubwo nawe yari afite umushumba. Ninde? Ubwo ni Kristo. None se kuki ataba umushumba wacu twese? Yesu yaravuze ngo ninjye mwungeri w'intama. Aravuga ngo abandi bose n'abambanjirije bari abanyazi. Ntabwo mpinyuye ubushumba bwanyu, kandi umushumba wumva agize ikibazo kuri ibi araba atazi agaciro k'icyo ari cyo. Araba atazi n'agaciro ka Kristo. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ubundi umushumba tuyoboza ukuboko kwande? Ni ukuboko kwa Kristo. Njyewe ibi bintu ndabyemera. Ndemera ko umuntu agomba kugira umuntu umurera. Buri muntu wese agomba kugira umuntu ategera amatwi
amuhana, amucyaha, amuhugura, yego. sibyo, amutesha aho wateshutse. ndabyemera spirituellement. Timote yakeneye Pawulo, Pawulo yigiye kuri Kristo n'intumwa zamubanjirije nazo zimwigiraho, yego, sibyo, kuko ba Petero n'aba mbere ya Pawulo yabigiyeho bamwigiraho. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, our role model wacu ni Kristo Yesu. yego. abantu mudukurikiye, niyo mpamvu umuntu ampamagara kuri telefone nkamwari ntago ngusengera. kubera iki? urashaka ko dusengana? uretse ko twagiye tunagira risike, wasengana n'umuntu ukumva dayimoni iramujwigirije, ukabura ikindi kintu ubikoraho, ni kuri telefone, ntuzi aho ari, nturi bujye kumureba. tugenda, niyo mpamvu twafashe iriya strategy yo kumva umuntu duhamagaye tukamuhuza n'umushumba uri hafi. cyokora udafite itorero tukamukurikirana, ufite itorero tukamworiyanta ku mushumba we, utemera umushumba we aveyo ajye aho yemera, ku mushumba yemera. ntabwo ibyo bintu twe tubyemera. ikindi ukajya ukumva umuntu araguhamagaye kuri telefone ngo nshaka ko natura. ibyo ni mubireke, si byo. nta muntu watura kuri telefone. genda urebe umuntu waturira, akurambikeho ibiganza, agusengere, wizere ukizwe. amen. icyo nshaka kubabwira ni iki, bakundwa nshuti z'umusaraba, aniseti muri kwita umushumba, banza umekinge shuwa ko Kristo wemera nta rubanza ngirana nawe. yego. nibwo nzaba ndi umushumba uri perfect kuri wowe. niba utabizi nk'umuntu, wowe menya ko nta kibazo ugirana na Kristo. yego. wizerere muri aniseti nagwa gukomera kwawe ukomora muri Kristo Yesu, ugukoresha ubyutsa aniseti. wita umushumba. muri urugendo no gufashanya, ni ugufatana mu maboko. none se turabasangira ngendo, turi abagenzi, twese tujya mu ijuru, yego, sibyo? igicuku aniseti anyuramo nicyo umuntu wakijijwe none acamo. intambara ni zimwe, intambara ni zimwe, urwanya ubugingo arahiga ubwanjye n'ubwawe. yego. sibyo? yego. umwanzi ni umwe. ntabwo aniseti yanesheje ibyagutsinze, oya, ibyo wumva uzi ko nanesheje ni Kristo nize yaraneshereza. uko kwizera ni kumwe, niko Pawulo yavuze mu gice cya 4 Abefeso, dufite ibyiringiro, ni ikiringiro kimwe, umubatizo umwe, Imana imwe. yego. ni mwizera Imana bitanyuze muri nge. niba unyizereyemo, wingira urufatiro, ku buryo numbura uhungabana. oya, Imana iriho. none se ko ari urusengero bafunze mushumba wamuhamagara apfuye se? apfuye byagenda bite? ubwo nyine ibyiringiro byawe yaba bijyanye. ntabwo ari byo. ntabwo ari uko Imana isengwa. bakristo nshuti z'umusaraba, Imana ni umwihariko muri mwe. niba nta Imana yo muri nge iryohera nge gusa. numva aniseti yabwirije ugafashwa, jya umenya ko ari ubugingo buzima muri wowe. yego. buri guhembuka ngo buzuke. ntabwo ari njyewe uri kukuryohera, ni ibiri muri wowe. amen. ntabwo nzi niba uri urugero rwumvikana. yego. ntabwo waryoherwa n'ibyo ndi kurya, ntibishoboka. uryoherwa n'ibyo wariye. ubwo buryohe bw'Imana ni kurimo. amen. twarabibwirije, ndababwira nticyo kumva ubumana muri wowe nicyo bita umubatizo w'umwuka wera. ni batizo. ni ukumva gusabana n'Imana. hari bene data babashinga ntahe abarundi batubaza ngo ubusabane ni iki. hari abatabwumva. hari uwambaje ngo ubusabane ni iki. ni imibanire myiza yawe n'Imana. yawe n'Imana. gusabana n'Imana, kubana neza. yego. nge wizihiwe we n'Imana. Imana ishimwe. amen. bakundwa nshuti z'umusaraba, muri mwe habonekamo igicumbi. ese Marise, uzi ikintu gitangaje? umuntu ufite umuriro niwe urahura. yego. uzi ko umuntu ashobora kuza kurahura kwa aniseti nacanye mbere ye, we wacanye nyuma, umuriro ugakomeza kwaka uwanjye ukazima, bikaba ngombwa ko nsubira kujya kurahura kuri umwe wandahuyeho. yego. niko bigenda. rero nimutunga Imana
umuriro ntukazime, igicaniro cya Kristo muri mwe gikomeze cyane. amen. Amen. Imana iguhereze umugisha. Amen. Nanone reka ngaruka kuri bano bakristo bari muri aya matorero, ntekereza ko amwe ashobora no kutazongera kubaho. Aba bakristo bamaze kuva muri aya matorero, ndatekereza bamwe, reka ntange urugero nk'iwacu muri ADPR, sibyo? Hari uwasengeragamo yumva igihe kigeze ko yavamo yumva atari kunyurwa n'ibyaho, ahagiye yumva ariho hari kumunyura. Uyu munsi aho yateraniraga barahafunze yego burundu. Uyu muntu azaba hate ko yari yavuye aho yasengeraga yumva atakiri kunyurwa? Uyu muntu naho nibizongera bikabyara za ngaruka zo kongera kuzerera mu misozi bimwe leta yari yaciye bavuga ko gusengera mu mashyamba no mu misozi bitemewe. Ibi bintu biraza kugenda gute? Bo, ibijyanye no gusengera mu misozi reka si mbijyemo, ibyo ni iby'inzego zibishinzwe. Uwo umwuka azajyana yazanamutwikira, ntawe uzamubona, ariko uzajyanwa n'umubiri umwuka azamutanga. Kandi umwuka nagutanga uzafatwa n'amaboko abiri. Iyo ari abiri nyine ubwo uzafatwa n'amaboko atari ayawe. Iyo ufashwe n'amaboko atari ayawe rero uyageramo yombi. Angahe? Ni muri yombi. Watawe muri yombi, utabwa muri yombi. Nako. Yego. Nako nashakaga rwose kuvuga. Yombi ubwo azagufata. Yego. Ariko reka mbabwire ikintu. Muzi ko nta torero na rimwe, nta dini na rimwe ry'ukuri ririho rivuga ibitunganye. Tukaba twiruka mu yandi matorero dushaka iki? Nushaka urugero rw'ahantu wagiye unyura ntuhavuge aya madini yabaye ama institution, kandi abayayobora ntibemera no kumva iby'umwuka, nibura ngo bemere ko tubivuze mu buryo bw'umwuka. Yego. Buri dini rigira umugenzo, rigira amahame, rikagira amategeko. Amategeko y'abantu rero atandukanye no gushaka kw'Imana. Kabiri, imigenzo y'abantu idahinduka, Imana yanga urunuka. Noneho ikindi, kugira ngo umenye ko aya madini nta na rimwe ryejejwe, nuko nta na rimwe Yesu yasengeragamo muri aya madini ahari. Yego. Ubundi Yesu ntabwo ari umumetodiste, nta nubwo ari umwadeperi. Yesu ntabwo ari umwadeperi, nta nubwo Yesu ari umuzayoni, nta nubwo Yesu ari umudive. Yesu ni Kristo. Yesu ni Kristo. Yego. Namwe mutekereze nyine ko Kristo ntabwo akijijwe, Yesu ntakijijwe. Yakoresheje ijambo uretse gato, uretse gato. Yesu ntabwo akijijwe. Niwe nyirabyo, niwe gakiza. Yego. None arakizwa iki? Ariko noneho aba bo bari muri aya madini barakijijwe. Hanyuma niba mwumva muri intungane mwakijijwe iki? Noneho mukimara gukizwa mwakijijwe nande? Si Kristo. Yego. Niba Kristo ari we bakijije, ubwo hejejwe nde? Hejejwe Kristo yakijije. Urakoze. Yego. No si dini ridakora ibya Kristo 100%. Ntirinazwi. Yesu yaravuze ngo abanjye ndabazi. Yego. Bafite ikimenyetso cy'amaraso. Kabiri, bafite ubayobora, ni umwuka nabasigiye. Amaraso ni ijambo, amaraso ni ubugingo. Nimwumva Bibiliya ivuga ubugingo bw'inyamaswa bivuze amaraso yabwo, nivuga ubugingo bw'umuntu bivuze amaraso y'umuntu, nivuga ubugingo bwa Kristo ibivuze amaraso ya Kristo. Amen. Noneho ifite Kristo yaduhaye ubugingo. Yego. Ni ubuzima bwe muri twe. Nitubuyoboza andi mategeko, amahame n'imigenzo bitari ibya Kristo, ibyo uko ni ugushyira mu bikorwa imitekerereze y'umuntu. Niba tugiye gushyira mu bikorwa imitekerereze y'umuntu, tudeviyeho inzira ya Kristo. Yego. Birumvikana. Ni bimwe twari turi kuvuga. Hari umuntu watubwiye ngo Yesu yaruhutse isabato, aramubeshyera. Yesu yaruhutse arushye iki? Yari arushye iki? Niki yararushye? Niki yararushye? Nareba nta n'umuntu wigeze ukora ku isabato nka Yesu. Yakijije ibimuga. Abamugaye bakize ku isabato. Yego. Uretse no ku isabato, uwabaga ku kidendezi Betesida. Yego. Ni ku isabato. Abigishwa bagiye kurya amahundo ku isabato. Yego. Ibyo simbitindaho, si ibyo nshaka.
narababwiye nta muntu n'umwe usenga umunsi muzima, nta munsi n'umwe mu isi muzima ubaho. Yego. Ikiriho n'Imana nzima waba usenga kuri uwo munsi. Imana ishimwe. Kabiri, bene data, iyo tubabwiye ngo nta dini na rimwe, nari nshatse kuvuga iki? Uyu muntu wari utanzeho urugero rw'aho yavuye n'aho yagiye. Yego. Nyine ni ukuva mwazuru ujya mwamunwa. N'ubundi naho ni mu muturanyi, ntugire ngo wahinduye seksiyo, ni ikigo nyine warokrashije. Ni ukwizengurukaho cyane, ariko isomo ni rimwe. Isomo ni rimwe, uziga byanze bikunze, nubwo abarimu atari bamwe. Hari abarimu b'abahanga bakwigisha ibikomeye bikakorohera. Yego. Ariko fendefe ukiga. Yego. Hari n'abarimu babaswa bakwigisha ibyoroshye bikagukomerera. Yego. Ariko iherezo ni ukwiga. Narabibabwiye, hari umuntu wiga ari externe, hari n'uwiga ari interne. Yego. Biterwa rero n'icyiciro ugezemo. Hari uwiga hari abana bajya muri creche. Yego. Hari n'abo mu nasari, hari abo mu primary, hari abari bujye muri secondaire, sibyo? Hari n'abajye muri universite. Muri universite ntibagutuma uniform. Uba wigenga? Genda wambaye ibyo ushaka, nibikureba, ntukiri umuntu wo kwigenga, wo kugengwa. Ushobora no kuba uri ku isomo, wagira gahunda ukisohokera ukigendera. Nta gusiba ngo bakubaze wari wagiye. Byo birakureba. Niwumva ushaka guhagarika amasomo, uzagenda usispande nyine wigendere. Hari n'abayahagarika batasuspande. Rero nshuti z'umusaraba, ibyo nshaka kubabwira ni ibiki. Buri kigo cyose kigira amategeko yacyo, ariko bihuriye ku kintu kimwe, birigisha. Yego. Rero niba waravuye aho wari uri ukagira ngo aho ugiye guhirwa, wibaho udafite umuryango ubarizwa. Ushobora kujya ahantu ntuhuze n'umuyobozi waryo w'iryo torero, ariko kandi ukaba wumva uhuje na Kristo, ko umuyobozi atari we wayobotse, ko atari we unota imirimo, ko atagira urufunguzo rw'imigisha y'Imana ikwiriye abizera niba wakurenganya, ko atabamo uwo muntu kwanga. Bantu mukurikije ijwi ry'umukanguzi, reka mbabwize ukuri, nta mwanzi wawe n'umwe ukora umusaraba ngo azagukorera ukuremereye. Uruganda rw'imisaraba nta muntu n'umwe ukwanga urukoramo ngo azagukorera uruta imbaraga ufite. Buri muntu yisangaho umusaraba uhuye n'imibereho ye. Ntihazagira umuntu kwirariraho uburyo uzakugerageza afite ibindi bimugerageza. Ukwanga afite ibindi bimwanga. Tegereza ubisoresha igihe. Niba wumva amarira aje ugatangira kurira, rero uyabwira uti igihe kiraje. Niba bwije ari nijoro, fata ijoro uribwira ati undaje nicaye, ariko igitondo kiragukurikira. Yego. Urahangayikishwa n'iki? Imana iguhereze umugisha. Wasohotse ari umukristo, uyu munsi akaba ari bishop profete, nakenera gusubira aho yavuye, ubwo birasaba kugwiza intebe. Uretse se kugwa, uretse kugwa, ubundi ninde wababwiye ko apotre atari umukristo? Simbizi. Uretse ubuyobe, ninde wababwiye ko bishop atari umukristo? None se uzarebe, uru rugendo rw'ivugabutumwa nirwo rubamwe abantu bikakaza kuruta izindi ngendo. Uzi ikintu gitangaje? Ntihari igihe tujya mu ntara tugatega bisi, none se tuyijyamo turi abashoferi bangahe? Ni benshi. Kuki se nta n'umwe ufata perimiye ngo abwire shoferi ngo iyanjye iriho kategori nyinshi, reka bari njye utwara? Ntituba tuzifite none se. Ariko uru rugendo rwonyine nirwo umuntu azamo agahita akadepoza akavuga uti ngenda apotre, mwansuzuguye nicara ahantu habi. Intebe ya shoferi mu modokari ni imwe. No muri train, muri gari ya moshi hatwara umwe ugezweho. Nubwo yatwarirwa habiri, ntabwo
umwe yicaraho ngo yakiserere n'undi ajyeho yakiserere, bahitamo umuyobozi uwo munsi. Urumva niyo abapayiroti b'indege baba ari benshi, yewe niyo uwatoranyijwe yaba ananiwe bayishyira muri otopayiroti bitewe n'aho bageze. Ariko icyo nshaka kubabwira ni iki, kuza ubundi se ariko ibi bintu impamvu mbitindaho, ngewe ntinda ku muntu umbwira ngo ni umuyobozi wanjye mu nzira ijya mu ijuru kandi ari kunyobora anjyanye ahantu ataragera na rimwe. Nshuti z'umusaraba, ko ahantu uri kunjya ahantu utarajyayo waretse tugafatana amaboko tugakomereza rimwe, ntuzi intambwe zisigaye ngo zingana iki. Yego. Ntuzi ngo nugerayo bizagenda bite. Hari n'igihe muri kintu mvuga nkumva birasekeje. Nyakubahwa Apotre Bishop wa Revera, Imana yari yabyemeye. Birashoboka. Birashoboka ko rwose birashoboka pe. Yagiye Imana yemeye. Rega bibaho, nta gitangaza nta gikuba gicitse niba itorero ritazongera kubaho uri bishop. Nindivamo. Amaranka bayambure. Amaranka. Ntabwo ari ukuri tayari ngarega Imana izuwuriwe. Rega ranka iruta izindi Marse. Mu gisirikare ranka ya mbere ni igisirikare. No mu gikristo ubwo. Ntureba ibi bintu abasivili bavuga ngo uriya ngo ni kurutu ngo nta ranka agira, ntibishoboka. Private naryo ni ranka. Nayo ni ranka. Nta musirikare usuzuguritse, nta n'uhabwa ranka atari umusirikare. Bivuze ko icyangombwa cya mbere kigenga amaranka nuko uyahawe ari umusirikare. Niba uri umukristo bigutwaye iki? Niba uri umukristo bigutwaye iki? Kandi intego y'abasirikare ni imwe, ni ukurinda ubusugire n'umutekano w'igihugu. Sibyo? Kubaha idarapo, gukurikiza amabwiriza. Inshuti z'umusaraba, ibi mwigira ngo ndinjiye ntibakomye amashyi, ntabwo bantwaje ibitabo. Ntibantwaje ibitabo, ubundi se ko gutwaje ibitabo gutwaje ibigeragezo. Gutwaje igitabo ariko nta gutwaje ikigeragezo. Nta nubwo gutwaje Imana ikurimo. Nta nubwo gutwaje Imana ikurimo. Urumva kuntwaza ibitabo tantwaje amakuba mfite muri iyi minsi ntacyo bintwaye, kuko ibitabo se rega nawe wayikuye ni kuri kuntwaza igitabo ukuye ku muryango w'urusengero rw'iwanyu ukageza ku ruhimbi, ubundi se urire rwigendana uyikuraho nayivanye. Bakundwa nshuti z'umusaraba, none se ubundi ubu koko na Kristo yogeje ibirenge intumwa, mwaretse tukihangana. Nta gitangaza n'umwana agwa mu mugongo wa nyina amuhetsa agapfa. Icyo si igitangaza, bibaho, bifate gutyo. Ariko noneho ngutume genda wige niba uzize ishuri. Hari amashoti kosi akorwa, hari amasomo wiga igihe gito. Wiga igihe gito, amezi 6. Igitangaje hari n'uwiga atarazi. Umuntu uzi neza ko yari afite umuhamagaro akaba atazi gusoma no kwandika, unyure ku ruhande unyicira akayesinye. Njyewe nzakwigisha gusoma no kwandika ku busa, nguhugure teoloji ku busa, nguhe buruse wige uvaneyo lisansi, ariko ugumane ubwaposo bwawe n'uwapotre. Ugumura apotre. Nzabikora bucece, nta n'umuntu uzabimenya. Sibyo? Apotre Bishop nyakubahwa Evangeliste bene data, niba uzi ko utazi gusoma no kwandika, wowe ca ku ruhande unyicira akajisho iyo nimero 87, nta wundi muntu ujya unyitabira telefone. Banza umpe message mbwira uti ndashaka ko tuvugana. Amen. Duhana umwanya tuvugane. Noneho tunabereka amashuri y'ubuntu ari kwigisha indimi. Hari amashuri y'ubuntu ari kwigisha indimi, sibyo? Arahari, tuyabereke mwiga indimi. Nshuti z'umusaraba, dutangire kubwiriza ahubwo mu zindi ndimi. Sibyo? Ngewe nzakwigisha gusoma no kwandika ku buntu, nguhe teoloji yibanze ku buntu. Ninsoza kubikora ibyo, nzakoriyanta ahandi ugende wiguvaneyo lisansi. Byanze bikunda. Bigutwaye iki? Cyangwa
tuzanakomezanya. ugumana inshingano zawe. Ugumana inshingano zawe. Bigutwaye iki? Uzi ikintu gitangaje? Hari abantu bagiye biga university ari abadiregiteri b'ibigo runaka. Yego. Yagera muri class aba ari diregiteri, aba ari umunyeshuri. Urakoze. None se yasohotse bimubuza kuyobora ikigo yayoboraga? Bimukura kuba diregiteri. Imana ibaha umugisha. Amen. Imana ishimwe. Hanyuma ndagaruka nibaza uruhare rw'Imana muri ibi ni uruhe? Uruhare rw'Imana muri ibi bintu. Umuntu ukorana n'Imana iteka ryose amenya ikikoze. Tujya tuvunika twigisha kamere tukanayitungira agatoki imirimo y'Imana ariko ntiyayireba. First of all, tuganire pe. Njyewe njya nanga gukoma rutenderi. Njya nanga gukoma rutenderi ariko tuganire. Marcel, abantu bo kwijwi ryo mukanguzi barakuzi. Yego. Twabahaye ubuhamya. Ukigera i Kigali bazi urugendo twakoranye. Rutoroshye. Nkakubwira nti ngwino urebe abo wita bavuga butumwa bamwe wemeraga nk'ibirangirire. Urebe ibyo bakora n'ibyo barimo. Ahubwo leta izi bike. Ntabwo leta izi bike, ahubwo igira ibanga. Ubu koko twatinyuka tukavuga ngo nta ruhare rw'Imana. Bakubise isoko ry'ibisambo. Hari isoko ry'ibisambo rikubiswe. Nibyo, iyi soko ry'ibisambo rikubiswe hari n'igihe barangura bakandagira igishoro cy'umucuruzi. Yego, kikarengana. Umucuruzi ntatwumve nabi. Niba wari wararanguye harimo akamari kawe, umujura akaba kanuye. Pole sana. Pole kabisa. Hari n'umukiriya uhungabanira. Hari igihe birukankana umujura agahitana n'ibyo umwana yari yiguriye rikameneka. Hari n'utaha adahashye. Kandi ryaremye. Reka tukubwire ngo niba utashye udahashye ryaremye, pole sana. Ariko reka nkubwire ryari ryatunze ibisambo pe. Ni ukuri. Nimwumva tubabwiye ngo ryatunze ibisambo turi hano ku ijwi ry'umukanguzi. Amakuru aba ahari rwose. Amakuru aba ahari, ibisambo turabizi. Dutanga urugero rumwe. Turi hano ku ijwi ry'umukanguzi twakereye WhatsApp group yo gusengeraho. Yego. Dusengana n'abantu, ari n'abantu bagiye batubaza ngo kuki tudaheruka ya masengesho. Yego. Twihanangiriza abantu turababwira ngo umuntu utari muri nyobozi ya group naguhamagara umukupi baratureka. Twashidutse bakoze indi group. Ahubwo bitwaje n'izina ryawe. Yes. Hari abambuye bitwaje izina ryawe. Urakoze. Uti ni runaka untumye arambwiye ngo twabaze 37. Yego. Cy'idolari. Izo ni miliyoni zingahe? Ni nyinshi. Murakoze. Harimo dusaba mashini bari bayiduhaye. Reka. Ariko bibwa barayatanze biba. Bavuze nayo bibwe miliyoni, izo miliyoni zose. Nyine bagiye batubwira uti njyewe nyamara nabyibutse bayajyanye. Yego. Mbyibutse bayajyanye. Ariko se ko bitwaje izina ryawe bakoresheje izihe tekinike kugira ngo babekureho? Ni ubuhe buryo bakoresheje? Ntabwo mbizi, sinzi ukuntu babigenza bakayabaha. Hasi ubu koko mutegereje ngo tuzibe kugira ngo muduhe mwatwiyerege amafaranga. Ejo hari umuntu wampamagaye atuye muri uyu mudugudu. Noneho ampamagara ndahugutse. Arambwira ngo nitwa runaka, ngo turaturanye, ngo se ko wabuze. Twari turi kumwe. Ubundi bakristo nshuti z'umusaraba, reka mbasabe ndanabihanangirije. Ntabwo ari ngombwa ngo umpamagare ngo nsuhuze, gutyo murambangamira. Si ngombwa ngo umpamagare ngo ndagukunda, urambangamiye. Niba unkunda komeza usigasire urukundo ruzasohoza ibyarwo dusohore ku munsi wa Kristo. Hari n'uwaguhamagara kwita igitwenge ngo burya nanisete. Arangije araseka. Muri kumbangamira pe. Noneho undi arampamagaye ngo turaturanye, ngo nari ndi kumva ikiganiro cyawe. Bimariye ikizi. Nyine kuba wacyumvaga ntabwo ari wowe wenyine. Banza urebe ucyumvisha ari bangahe bacyumvisha. Yego. Kugira ngo kuba uri kucyumva si igitangaza. Ngo nagiraga ngo abantu turi kumwe ngo basuhuze. Bene data nshuti z'umusaraba, ntabwo uwo muhamagaro ntawo ngira. Niba umpamagaye, mpamagara ufite ikintu umpamagariye. Ngo nise ndagukunda, wamaze.
hari abantu bumva tubabwiye nabi ngo muri kamere. First of all, niba unkunda dufatikanye ivugabutumwa cyane agushyigikire rwose. fata ibyo wumvishije ubishayaringa abandi. Uzi ukuntu ejo yansubije twaravuganye arambwira ngo ntabwo ngikoreraho. Uri kumpamagara umbwira aho utagikorera, umbwira naho ukorera, biramarira iki? Hari nk'uwampamagara akambwira ngo nshaka kukuririmbira, kuko murumva uwo mwanya tuwufite. Hari nk'umpamagara akambwira ngo ndagira ngo wicare ngo nguhe ubuhamya. Bene data koko murumva. Hari no guhamagara ugiye kumurotorera inzozi. Hari n'umpamagara uti nzirose gutya, kandi ntareba igihe aguhamagariye. Tekereza umukristo araguhamagaye ngo pasite ndagushaka tuvugane, aguhamagaye n'igihe cy'amateraniro. Reka tuvuge ko mu mibyizi batazi duterana ryari. Uratekereza n'umuntu uguhamagara ku cyumweru. Inshuti z'umusaraba, umwanya ntawa nisetingira. Kandi ikintu icyiza cyanjye, iyo unyandikiye amafuti kuri WhatsApp ukampamagara umbwira amafuti, ngushyira blacklist ngahita nyisiba. Yego. Ubwo no kuri WhatsApp ndakubloka nkayisiba. Abantu benshi mutwandikira ntibikunde. Ubwo niyo strategy twakoresheje yonyine kugira ngo twimahoronize. Imana ishimwe. Ni ukuvuga iki rero? Bene data nshuti z'umusaraba, reka tugire gahunda nk'abantu basobanutse. Amen. Koko tugiye kuvugana ukanyihera message, none se niba uzi ko anise atari umuvugabutumwa ntiwanatekereza ngo ari ku ruhimbi, ntiwanatekereza ngo ari gusenga, ntiwanatekereza ngo ari mu ishuri ari gutanga isomo, ntiwanatekereza ngo arahuze, basi se ntiwanatekereza ngo ari kumwe n'abashyitsi. Tekereza ko uwo twapfuye ko yampamagaye inshuro nyinshi ndi kuyivugiraho ngo sinamwitaba. Arangije arambwira ngo ubundi se ngo iyo ndi kukumva ngo komba ndi kukwinjiriza ngewe mba ndi kwinjiza iki? Namuhaye message ndamubaza nti papa ntago yagiye ariko iyo message namubajije nti harya utekereza kunyinjiriza ngahe kugira ngo ndebe mpombya ngahe kumbwiye kutazongera kundeba? Numve mpombya mwambobere mukareka kumpombya koko mugakomeza kutureba. Ndabinginze mwe kuduhombya nimukomeze muturebe twunguke. Are mama shenge mwunguke se, mwibwira ko internet mutakaje muri kutureba twe tutayitakaza turi kwa prodinga? Birahenda. Ubwo mwe mwibwira ko ntacyo dutakaje kugira ngo ubu butumwa butambuke? Byonyine nibi tuvuga turabizi ko hari ibyo twazira kandi tubwiramo. Kandi kubimenya, reka mbabwire ko kutabwiriza si icyaha. Kudakora ivugabutumwa ntabwo ari icyaha. Ntabwo ari icyaha. Amakamba nyine ntayo, nta mirimo. Uburumbiye Imana, ariko kurumba ntibivuze gutaha udasaruye. Ni ukuvuga ngo rero Imana yo kabyara, Imana yo kabyara kubw'umwami wacu Yesu Kristo ijya ibaha umutima wo gukora ibitunganye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugenda tugana ku musozo, reka tuvuge ngo nta gishya, cyane ko umuntu ubana n'Imana bene bibe bimugezeho aba yumva nta gishya gihari, kuko amakuru Imana yatangaza hakiri kare. Mbere ko tugana ku musozo rero iki kiganiro, reka mbwire bene data mu by'ukuri bagiye guhaha byatunze ibisambo. Nawe rero warenganye utwe tukagenderamo, reka mvuge ngo pole sana. Reka nguce mu ijambo gato. Yego. Ryatunze ibisambo, bamwe babona ibyangombwa batanze amaruswa. Ritunda ibisambo, insengero bafunga insengero. Uzi ko hari n'abapastori bajya gutanga ruswa kugira ngo insengero zifungurwe? Bakagura akanyura mu nzira mbi kugira ngo agiye gukora ibikorwa byejejwe. Tekereza kujya kunywa amata ukabanza kwanduza igikombe. Uwo mwanda. Bakristo, Imana ishyaka ryiza mufite ryo gukorera Imana ntimuzemere rirusha imbaraga imbuto z'Imana murimo. Yego. Imbuto z'agakiza zizaruta ishyaka ryo murimo, kuko iyo ishyaka rirusa imbuto wica n'umuntu Imana yari iri gukoresha ugira ngo urwanire iyi Imana. Yego. Ariko iyo imbuto ziruta ishyaka
ndakubwiye ngo Imana iguhisha mu gihe ikubikiye ikindi gihe. Imana ishimwe. Reka mbabwire mvuge nti nibamere nk'aho muririmbyi yavuze ngo urwane intambara nziza hanyuma Kristo akubera imbaraga. Sinzi niba ari ubutumwa mwageneye abaduteze amatwi hanyuma dusenge. Ubwo burabaye. Ikindi ni uko igihe cyo kuza k'umwami kirasohoye. Nubwo turi kugenda dukubitwa hirya no hino, ibigeragezo biracyari bya bindi, urwanya itorero ntarahwema. Kandi niwumva we wananiwe, umunyamasengesho, muririmbyi, mushumba, umukozi w'Imana, niwumva wananiwe ntukagire ngo Satani yananiwe. Igihe cyo kwiyungamo imbaraga ni igihe cy'umunaniro wawe. Amen. Igihe cyo kubyuka ni igihe uryamye. Nta muntu ubyuka ataryamye. Kugira ngo umenye igihe cyo kubyuka kuri wowe, uzakibwirwa n'igihe uryamye. Ukiryama ujye uhita umenya ngo nkwiriye kubyuka. Ukigwa ujye uvuga ngo nkwiriye kubyuka. Ugitsindwa ujye uvuga ngo nkeneye intsinzi. Igihe unaniwe ujye uvuga ngo nibwo nkeneye gushobora. Imana ibahe umugisha. Amen. Mana turagushimiye. Tugushimiye ko ari wowe uzi ibidukwiriye, jya unyuranya ibihe ukoroshya imitima y'abantu, kandi uturwanira intambara z'iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, epfo na ruguru, hirya no hino, amajya n'amaza ugatuma duhirwa. Turagusabye kugira ngo buri muntu wese wahuye n'intambara nyinshi muri ubu buryo, mu buryo butandukanye, ariko zirwanya zigahiga umuhamagaro, zishaka kunaniza ubugingo kugira ngo umubiri wacu ucike intege, tunanirirwe mu rugendo. Turagusabye kugira ngo dufate mu maboko abaguye babyutse, bari bishyize hejuru bacishwe bugufi no kukubaha, kugira ngo ineza y'Imana ikomeze igwire iganze. Abantu bari warahamagaye bakaba bakomwe mu nkokora n'ubushobozi badafite, ndakwinginze kugira ngo Imana ice inzira, Imana ibacire inzira, amariba dudubirize mu kidaturwa, kugira ngo abantu babone gukora kw'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.